Hello nshuti z'intimba ya Davi, twahagarutse muri wa mwanya mwiza, wa mwanya wo kwanariza, gusesengura, tukamenya ngo biragenda bite, tubagezaho amakuru y'ibice bigiye gukurikira by'intimba ya Davi. Mwabimenye se ko Manzi na Ganza bagiye gusubiranamo noneho nabo bakunze Aline? Urabizi neza se ko muri anniversaire ya Lavi hateguwemo kuza kumwambika n'impeta? Mwabibwirwa n'iki se? Tukurikirane rero ijambo ku rindi, tujye tuba turi kumwe mu masaha ya mbere ya saa yine y'uko barekura iyi ntimba ya Lavi. Bakunzi b'intimba ya Lavi rero, munyemerere mbabwire imuzi n'umuzingo, mbabwire yuko ibintu byahinduye isura. Ntago mubizi, njyewe ndabibazanire ngo mubimenye. Lavi n'umukunzi we mu kirori muri anniversaire, mbaza ngo biragenda bite? Ese Lavi uratekereza ari bo byitwaye matara ari bwemerere Shema se mwambika impeta? Ko kanya ngo mbikubwira. Nta handi twakomereza gukurikira amakuru y'ibyamamare byacu dukunda rwose n'amarangamutima yacu yose. Lavi yanze kwambara impeta ngo batagira ngo akurikiye umutungo, ariko ntago azi ko muri envelope afite mu ntoki ariho harimo ya inzu ya Lavi n'umuryango we. Arayitsindiye, atsindiye n'umugabo Mutima wa Shema, nyir'ubwite wamwumvishe, nyir'ubwite tayari atsindiye umukobwa w'umucuruzi wa Gataro. Murabyibuka ko aho Imana ikura umuntu ntawamenya aho bahurira. Imana ya Lavi yaje muri Shema. Byaje kurangira rero Manzi na Ganza bakunze umukobwa wacu wigize ishyano. Hata se mukunda Aline mwebwe? Ngaho ibaza abasore babiri batumvikanaga bahuriye ku mukobwa umwe, umukobwa bahurije hamwe, araca iburyo akabwira umwe ngo ndagukunda, ibumoso akabwira undi ngo ndagukunda. Mbega amakuru ashimishije, birashimishije, biranaryoshye kubyumva. Fasha noneho twigarukire kuri mama wa Lavi. Ese murabizi neza ubundi muribuka ukuntu mama wa Lavi yavunitse? Ndabibabwira ejo nabyo. Ibyo ntabwo umunsi mbibabwira, ndabibabwira mu kanya nibamara kumuhereza inzu, murebe ukuntu aserebura akibagirwa ko yavunitse. Cyokora ndabakunda cyane. Ibyo koko ngo uwizeye Imana nimutenguha. Amasengesho ya mama Lavi, amasengesho y'umubyeyi arakora koko. Mana yumva gusenga kwacu, jya ufasha Lavi, umuhe umutima ukomeza kwikundanira na nyir'ubwite, warinde intambara za hirya no hino. Ariko se ubundi murabizi neza ko Lavi yateguriwe gift y'ikanzu. Mbega ikanzu nziza y'umutuku. Mutegereze mu kanya saa yine ndababwira uko bigenda. Twagarutse kuri Manzi musaza wa Lavi. Mwabonye umukunzi we ariko? Imboga zibona abana. Manzi akabakukanyemo umugore wa se. Ndaje noneho abantu bafite amatsiko yo kumenya se wa Manzi na Lavi na Mimi. Ubundi muramuzi, mwamubona? Ndaje ndamubabwiraho mu kanya nawe. Dukomeze dukurikirane ibintu byose hano, ndaza kujya mbibabwira umwanya ku wundi, igihe ku kindi, mbere y'intimba ya Lavi gato muzajya mubanza mumenye ibigiye gukurikira. Tubane 5/5. Abundi wowe ubwawe ntabwo nzajya nkwibutsa gukora subscribe. Niwumva bikenewe uzajya wikorera subscribe, ubundi tubana amakuru ku yandi.